ndavugamo nka bitatu gusa. Dawidi dushobora kumwigiraho ikintu bita guca bugufi. yego Guca bugufi. Imana yari ivuge y'ubwayo ngo mbonye mu isi, mbonye mwene Yesayi, umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Kimwe mu bintu kibangamiye itorero muri iyi minsi ni ukutamenya umuhamagaro wacu. Impamvu dufite intambara nyinshi ni ukutamenya imihamagaro yacu. Utekereze wewe, utekereze njyewe, abantu bose bameze nkawe, twese tubaye nkawe, cyangwa mwese mukamera nkanjye, ese twese twaramya Imana? Ubudasa bwacu, ubudasa buri mu isi bwose bugaragaza ishusho y'Imana, bugaragaza ubwiza bw'Imana. Dawidi yagaze aca bugufi, Imana ikamusanga ikamugirira neza. Twibuke neza cyane, yigeze yirengagiza ko ari umwami, hari abagaragu n'abaja biwe, abyinira imbere y'abaja, abyinira imbere y'abagore, umwenda we ugwa hasi. Umugore waramubwira ngo mbese ugira ubwenge, umuntu ungana nkawe umwami uyobora abantu bameze kuno, uzinira imbere y'abana bameze kuno? Aramubwira ngo ndabyinira Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika. Uwo ni umutima ugaragara guca bugufi, uwo ni umutima ugaragara guca bugufi. Icyo ni ikintu dukwiye kwigira kuri Dawidi. Izi saha twebwe twese turashaka kuba nka runaka kubera kuko yazamutse. Dusenga Imana itwereke imihamagaro yacu, duce bugufi, kuko guca bugufi ni ikimenyetso cy'Imana. Wanasifiwe. amen. Ikindi kintu twakwigira kuri Dawidi gikomeye, ni imbabazi z'Imana. Barishimwe cyane. Amen. Dawidi yagiraga imbabazi. Hari umuntu umwe ugeze kuvuga ngo utagira imbabazi nawe ntazazigirira. Iyo wabariye umuntu, uba usevinze imbabazi nawe uzasaba. Dawidi, mutekereze ikintu gikomeye nshaka isore za ngamba reka. Ubu turiho turavuga ngo ubuzima ufite Imana bugomba kuba bumeze gute. Mutekereze Dawidi yari umwami, yahiganaga na Yesayi na Sawuli, yahiganaga na Sawuli igihe kirekire. Barahigana, Sawuli yigaga higa Dawidi cyane bikomeye. Bigaragara neza ko umwanzi we wa mbere munsi y'umubiri yari Sawuli, ariko wigeze amushikaho ngo ave mu buvumo, aho yamwishe akata ku mwenda wiwe nk'ikimenyetso, ngo amare ngo kugira ngo ahubwo ajya no kumusaba imbabazi. Aravuga ngo mbabarire Mwana, kuko nawe wahitse amavuta yawe. Iki ni ikimenyetso cy'imbabazi ikwiye kuranga umuntu wese ufite ubuzima bufite Imana. Ubuzima bufite Imana ni ugusaba imbabazi, ubuzima bufite Imana ni uguca bugufi, ubuzima bufite Imana ni uko bwagombye kuba bumeze. Imana ibagire neza. Hari ibintu 14 nari nanditse hano bishobora kuranga umuntu ufite ubuzima bufite Imana. Ibintu twakwigira kuri Dawidi nka 14 kandi byiza cyane. Imana ibagirire neza. Reka soreze hano uvuge ngo ibyahazaza, ngo ubuzima bw'ahazaza, reka mbe gusoreza aha ngaha. Imana ibagirire neza. Amen. Kuvuga ngo ahashize hacu iteka ryose haba mu mitwe yacu. Ahashize, Abongereza bazavuga ngo our past is in our mind but our future is in our hand. Byanga byemera, ahashize haba ari mu bitekerezo byacu, ariko ahazaza hacu ari mu biganza byacu. Ubu izi saha izo twangije ni birebire, ariko ibyo twakemura buri mu biganza byacu. Aka kanya guhera ubu ngubu twategura, turi muri road point, twategura ahazaza hacu, tukahashiftingira, tukahadedicatinga mu biganza by'Imana, ikaduha gutunga umutima uyiramya umeze nk'uwari muri Dawidi, umutima uciye bugufi, umutima w'imbabazi, umutima ubabarira, umutima wishimye, umutima uramya Imana, umutima uzibukira ikibi, kandi umutima umenya neza kuko Dawidi yari afite umutima wagutse ukwirwamo abantu bose. Naratangaye cyane, igeze kuvuga ngo ngiye kukwica mubagira ibisiga we Goliyati. Mubagira ibisiga Abisirayeli bose n'isi yose bamenye yuko ari wowe Imana, bamenye ko Imana ya Isirayeli igira neza. Mwumva uwo mutima w'umwana w'imyaka 16 wari wagutse ku buryo ujyamo abantu bangana uko nguko kose, akavuga ngo ngiye kukwica isi yose imenye kuko muri Isirayeli hari Imana. Ntabwo yari umuntu nyamwigenda, yaharaniraga inyungu za rubanda, yaharaniraga inyungu z'abantu benshi. Imana. Amen. Niryo jambo nari mfite. Imana ibagire neza kandi bahumugisha. Amen. Byiringiro Jackson, Imana iguhe umugisha.
ugasanirwe byuzuye kabisa. Shaka Phantom. Twakiriye Kabagambe Wilson, namubonye kabisa, nishimye manager kuba turi kumwe. Mr Manager Kabagambe Wilson, uratwumva neza? Jessica, Jessica, ndumva dushoje kandi icyangombwa nuko twiga ijambo, ibisigaye byaba byiza dukomereje kuri groupe, hanyuma abantu batwumvaga tugiye kuverifiya koko batwumvaga. Katwumve Benjamin ko ari tayari hafi aho. Katwumve Butera Bill. ndahari cyane. Katwumve Brenda. Brenda yamutinze. Brenda avuyeho. Katwumve Edison. Edison ariko we n'ubushize ku muting, gukora mute byari byanze. Sunday Charles. Charles abahita yarabayumva yiturije gake. Ntwari Fabrice. Ntwari. Amen, ndahari cyane. Iki ngiki ni icyumweru cy'abahungu kabisa. Ahubwo reka nkusaba akantu, dusengere dusoze, ibisigaye turabikorera muri group. Twakiriye nde Aiza? Twakiriye Ntwari Fabrice. Umugoroba ushimwe ku bw'aya materaniro, ushimwe ku bw'ijambo ryiza uhawe n'umukozi. Reka ijambo rya ritungire imibiri mwami twaguririmba by'umwuka, kandi ukomeze kudukoresha mu mwami uko ijambo ryawe. Ukari hafi wakanyebye siko kanyebye, siko ngo bwanyebye se ari mu murimo kamwe nawe. Amen. Imana ibamugisha kabisa. Reka ibisigaye duhuriye muri groupe dutangire.